uretse no gutyo dore goyiza Abanyarwanda nimwambara agapfukamunwa nese uri kubivuga utakambaye nuko nta mikoro tunakintu kirushubuke nta kintu kirusha ubuki kuryoha ntakintu kirushubuke ntacyo habe ubukiza ubuki ntacyo ndabona ngewe ntakintu kirushubuke ntacyo niyo mpamvu se Kanari Police yatwongeje ubuke ubuyo mpamvu Kanari yaduhaye ubuki kuko Kanari iduha agaciro natwe kera iyo umuntu yakoraga ikosa yitaga imuhana reba Adamu na Eva byababayeho reba Sodoma na Gomora urumva ariko muri iyi minsi kugira wemere ko Imana nta mwanya ifite wo guhangana natwe umuntu arasambana ikabimuheramo umugisha akabyara impanga sha abana beza b'impanga umuhungu n'umukobwa cyangwa abakobwa cyangwa abahungu beza kandi yanasambanye Imana nimba nana amafaranga ufite muri iyi minsi wajya unshakira ibirakase ko nazambikorera neza ukama make ariko nawe gukorera ikiraka ndakigufitiye ndashaka kuguha ibiraka byo kujya ucuruza imbwa z'imisega hano hose za mbwa za nyiramuhariza twatubwa twashonje ujye ugenda uzishakira uzicuruza uzizunguza sibyo ko gusa nawe byazarangira nawe nkucuruje yesa ndimbwa umva ubwo ngise imbwa kandi uri umwana wanjye ubwo nawe uri kibwana banana 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 na 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 banana na 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 namara ubufu bwa mupagashi buraryoha ubwo ikirunga cya Rugaga bita Nyirangongo nibwo abakinnyi ba filime bafatanyije n'abanyagisenyi mu kuguma hanze yena Ndimbati Meya wa Gatsata twemeje ko gusubira mu nzu paka ikirunga cyarekeye kuruka ko na bene wacu bandi bari mu gahinda ubwo ni ukurira hanze muraza kutubonana nijoro twaraye hanze twifatanyije n'abandi nta gusubira mu nzu akababaro ni akababaro ariko nubwo turi ku meza twabiriye tubabaye imirongo wacu tuzakubita mu gikoci chitwen Ngombes chimpegi toroha hey sabema hey Professor May! hanyuma kandi kuva natwita sinzi ikibazo mfite mba numva nshaka kugura ndeba amafaranga imbere yayo amafaranga gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umuruho abana batandatu ko mfite 15,000 se amaki yaba ari 18,000 okay kanirebera abandi urabarebera yandi taraha subwo ntago tubonagara okay mwebwe se nangahe ntandaya nimwe uri bubone iri hasi 18,000 yewe uko turi babiri 5,000
kandi turanakongeza iyo ushimye serivisi utanga uri inshimo za ndazi zino kwiruka ihanagure mu maso ntundebe ihanagure ifu naki kuragira ihene nk'uko uyu nguyu yabivuze aho namwe muganiriye nabi mwebwe se mugakora iki twebwe tukajya kwamagana inyoni mu bishyimbo Jesus is Lord ese burya ni mukuru wanjye agiye kunyica Yesu aneka ibikwasi ngo mbyicarire muze imbwa ifite amenyo angahe ariko sitani nk'aya mahero urajya kubumbaza amenyo y'imbwa jewe ndi umujago imbwa yaranje byo wenda ngo umenye amenyo yayo ama Viebari iyo bavuze ngo iriya niga iri ku cyangwa wumva iki umva iyi namagoye nayo iniga se iniga nigana nande ubwo wowe unigana nande hano twaje kunigana urajya kumbaza abanigana wambajije ibindi ariko mwambajije inka z'ibiroko ziteze zitya zimireba inyana z'amajugu mumbaza ibyo nibyo nzi kubona kwishe shushu B ntibivuze ko ari shushu A na shushu C ahubwo nuko agaharuro kabidutegeka ndagushimira kuba wansuye muri ghetto nuko nitonda naho ubundi bumba ndiye umwana kurya umwana si ukumushyira muri mivoro ngo uteke ahubwo n'inyito yahawe igikorwa ntashatse kuvuga kuko narezwe abenshi bavuga ngo ko ari ukunyesebura ariko sibyo nzakugira umugore w'ikiduruduru ni wowe igihe wazanye amabuno ugatera neza buri mugabo wese akakwifuza sohoka utahe ndumva utangiye kuntera ubushagarira ni iki ni ikintu kimbaho iyo turi kumwe nkumva nshatse gushyira ikintu ahantu ariko sibyo tutari twabana taha unturize data bukwe umubwire ngo uri umuntu w'umugabo shushu B garuka vuba umugabo ni iki umugabo ni inyamaswa itari ingore y'ingabo yari nka bavuga ikimasa yabihene bakavuga isekurume yabintama bakavuga imfizi yabinkoko bakavuga isake nipige bavu shazini nipige unapigwa umbavu niendelee hapana niendelee au mbavu hii ni chuga Mubita, acira saciza. Acira mubita, ndimo ndashaka kumubiterega, ndimo ndashaka kumubita. Urumva ndashaka kumubita. Sandrine ntunkoresha amakosa. Yakarese, yakoresha. Baguhenze. Baguhenze hesha ngubye ntumugabo nakutubwe gusa bunyanga mu nzu utiki ngo bampenze asasi no gutuza kamubesha nimba winjira mu nzinjira hama jewe siho ndindagiye ndagarutse uraza kumbana n'ingene jewe ntashobora kwinjira ngaha muri iyi nzu ari yanje njya guteka aho udateka naho nkubitiye kandi ndagarutse ngarukanyene bose bimeze neza ko n'ubundi niyo byawe bimeze nawe ntacyo wamfasha urabuze na DS yo kudodesha uyu mupira wa ahubwo mbwira ibyo umbwira vuba mfite gahunda ndi kwihuta ufite amafaranga uca kuri telefone reka twongere tubasuhuze rero uyu ni wa mwanya tubabazaho ibibazo mugakorera amafaranga kandi wibuke kuri ya cano yacu mugabo uriteguye gukorera amafaranga ni 5,000 ni ukuvuga ni ugusubiza ibibazo 3 ndi bukubaze ukanasubiramo amagambo 2 ndi bukubwira uriteguye ikibazo cya mbere perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika utowe ejo bundi yitwa nde bamwita Joe Biden icyo ngicyo uragikoza ayo ngayo ya mbere wayariye icya kabiri mu Rwanda tuzi ko habayeho ingoma ya cyami umwami wa mbere wabaye mu Rwanda yitwaga nde bamwita Rwabugi icya gatatu igihugu cyitwa Taiwan kiri muri Aziya gifite umurwa mukuru witwa ngwiki gifite icyo ngicyo byasaba kugitekereza cyane ntago nyibuka ariko ndakizi no hanyuma rero tugeze ku magambo ugomba kuza gusubiramo ijambo rya mbere ravuga ngo sophisticated ngo ntago nyizi gisubiremo sophisticated byansaba kugitekereza sophisticated icyanyuma ni subscribe no